ariko umuntu wajeje uruhande iyo adashaka ko umwereka inzira yacishamo ibintu ngo abibone neza afata urwo ruhande. Uruhande rero rubi n'uruhe? Ni uruhande rwo kumva ko wagiye ahantu mu kaguni ko kuvuga ngo ngiye kuzamura ikiganiro cy'umubabaro n'agahinda. Ibyo ntibihindura ko twari igikombe. None reka nkubwire, none se niba situation ari uko imeze, Juvenal yatanze message aravuga ati harya abasaza baravuga yuko ngo twe twasitaye ngo nitwatwara igikombe ku munsi wa 28 Nyagatare ati ku munsi ari umwe ati harya mwe mwagitaye he, ati ngo uyu mupira wa Nyarugenge. None se niba urire yukabubizi nyine ko bigoye muri ubwo buryo ibintu bitaratungana nkuko mubivuga, ukavuga ko yo sifre yanyu ngo taratungana i Kigali, nibo babivuga singe ngo ngenda vuga narrative iri mu bafana. Niba uvuga yuko ngo wenda ngo mukeba ngo hari avantage ahabwa ku penalty n'ibindi, nimwe mu bivuga singe ubivuga, ndavuga ibyo muvuga. None se utekereza ko bizaguha igikombe? Aho niho nabajije abareyo. Ikiguha igikombe ni ugukomera ku buryo overcoming situation zose zaba zikugonga. Ntabwo ikiguha igikombe ari ukwicara ngo biririre. Ni nawe uyu munsi wa none Adarare yankubita akankubita kwitamo, akampindura akankubita kwitamo, mfite korodoro yo kwirukiramo ngahunga, nkicara nkagira gutya.